tuzanye uranze tuziranye ngaho umbwira ahantu tuziranye uyu mwana ahantu henshi umere Imana bashyisanze hari umuntu tuziranye. Mama Happy. Mavuta uvuge ngo amena rero. Amen. Amazina yanjye ni Twagirimana Jean Pierre. Amen. Reka mbabwire wenda kareka nkivugire ntababwira ngo nta kugira ngo ukabwire mugenzi wawe. Ntugapfe kumena icyare cy'inyoni utazi kirimo imbere kuko ikirimo imbere kizwi na nyiriba. Mbabwena ndasubiramo ntabwo ndi bahatire gufashwa ubundi ikindimo kiratuma mufashwa mu izina rya Yesu. Avuze amina haleluya. Niba Imana yarampamagaye igomba kumenyekana. Avuze amina haleluya. Ntugapfe kumena icyare cy'inyoni utazi kirimo kuko ikirimo imbere kizwi na nyiriba. Ubwo mvuze nabi. Impamvu z'aka kantu kugira ngo dusome ijambo ry'Imana niyongera n'inshuti yanjye. Muri inshuti yanjye wenda byemera niyongera tuziranye kera nko muri za 2016 na 7 hari niberaga ahantu bita mu bwiza bwa Gasogi. Najyaga mbivuga abantu abenshi wenda bakabishidikanya ariko ngize umugisha ko nteranye mu iteraniro nawe ahari akaba umugabo wo kubihamya. Muri kunyumva hari amasengesho bajyaga bagira y'urubyiruko nijoro manzara baga kuwa kabiri kuwa kane nijoro nkajya bigiye kubavumba nsa nabi nsuku zuba ryaranasiyeho ryaranandengeyeho abantu nakwicara ku ntebe bakajya bampunga babona ko nyine nawe urabyumva ariko niyongera yajya mu mwuka akambwira ati umva ukuntu ivuze reka nkubwire ntabwo njye ni muri ba bantu bavuga ngo abahanuzi bose barapfuye ababivuga ubwo nibo bapfuye. Hari 7,000 Imana ibitse bitigeze bikamira yabo. Hari abashumba Imana ibitse ntabwo bashize mwavuze ngo amina haleluya. Kuko gutuma Imana ibitse ntabwo barangiye bavuze ngo amina haleluya. Akambwira ati ravuze ngo uzayikorera ngo uzayivugira ku mutima nkavuga uyu mugabo nawe yarakira umusore nkavuga nari kundengerwaho icyamwereka ibibazo mfite ariko burya yabaga yavuze bwira mugenzi we yivuze icyo gihe yanuraga ibyo kuko ntabwo mirambuye byose wabyumvise. Icyo gihe yanuraga ibyo ntabwo nari mfite ubushobozi bwo kuba nanareba muri Bibiliya. Reka mbabwire nimba hari ikintu giteye ubwoba n'iki gitabo umuntu ava kaminuza akaba ngo yaminurije mu Bihinde asome menye amakuru ariko yareba muri iki gitabo amaso akamurya. Yabivugaga rero narebamo nk'umurongo umwe mu maso wahita hamwe. Ikindi nari umuntu wagiraga isoni, nagiraga isoni zo kuba nahagarara imbere y'abantu bantumaga ahantu nkagenda mbeshya ngo nsanze ntabariho kandi nageze ku marembo hirya nabumvise ariko wari usa nabi bivuga rese nibi mwaro amanurira n'ubwo buzima bumeze gutyo. Ndibuka ko yigeze kumpanura akambwira ati nutava mu bintu by'ibiraka byo guhingira abantu bidafite n'icyo bikumariye ngo uze wirirwe imbere y'Imana rero ko ari ikintu Imana ikumarira bagiye kuzajya bakwambura. Kuvuga icyo gihe batangira kujya banyambura naba niri imbere y'Imana abona umuntu buriya mu iteraniro habamo abantu bafite iyerekwa kugira iyerekwa ntabwo ari ukwijugunya. Hari umuntu ukorera byo byonyine agahita agira iyerekwa akamenya ikibazo ufite kuko nakwirirwa imbere y'Imana nari maze nk'ibisigaye ntabyo uwo munsi nataha nkabyo uko niri imbere y'Imana. Ndagira ngo mutangaze itangazo nta muntu wirirwa imbere y'Imana ukorera guhomba. Bavuze ngo amina haleluya. Soreje aho ngaho igitangaza gikomeye kuwa gatanu nashimye Imana nari kumwe nawe ahantu mu giterane turahahurira barantumiye ko nzaza kwigisha muri icyo giterane nkanakiririmbamo bantumira nk'umuvugabutumwa uzaza nkakiririmbamo nkanakigisha. Igitangaza gikomeye hari ukugutegura bagategura n'umuntu waguhanuriye ko mwemba rimwe mugomba kuza mukigisha icyo giterane mukahahurira atakikwibuka cyane narakwibagiwe rwose. Uzavuga Imana uwo munsi ugafite kanya nawe mugakora umurimo w'Imana mukabwiriza igiterane.
yanyibukaga naramwibwiye nawe aratungurwa. Rero mu yandi magambo nanjye ni mu bantu Imana ihamagaye n'iki kinyejana kugira ngo nikorere nubwo ntize ko dusoma ijambo ry'Imana mu gitabo cyo ku bice 14 umurongo wa 13 n'uwa 14 dusimbuka dusoma 24 n'icyo gice n'uwa 25 twumva icyo Imana ivugana nawe kuva 14 ibice umurongo wa 13 n'uwa 14 urasimbuka ugere kwa 24 n'uwa 25 iyo mirongo yonyine. Kadusome mu izina rya Yesu. Murongo wa 13 turavuze ngo Mose asubiza abantu ati mwitinya mwihagararire gusa murebe agakiza Uwiteka ari bubazanire uyu munsi kuko abanyagiputa mwabonye uyu munsi kalendari yahindutse nimuzongera kubabona ukundi. Uwiteka ari bubarwanire namwe mwicecekere. 24 haravuze ngo 24 mu gicuku cya nyuma cyaryari mu gicuku cya nyuma Uwiteka yitamuruye mu nkingi y'umuriro n'igicu yitegereza ingabo z'abanyagiputa bacikamo igikuba akura inziga ku magare yabo bituma akururika aruhije cyane. Abanyagiputa baravugana bati duhunga Abisirayeli kuko Uwiteka abarengera akarwanya abanyagiputa. Uwiteka abwira Mose ati yego ndekeraho Zaburi 10 Zaburi 10 umurongo wa 6 birakaza ibintu by'uyu munsi. Umuntu utari uri buze gutafite rwose afite guhomba gukomeye. 12 nagiye kwa Yobu ndakurahiye nta muntu wageze ngasomera kuba kunyagwa kumya basiko wavuze ariko nta muntu wageze asome amajwi natuze ko Imana byi. Amen. Na kabiri muri zabo murongo 6 taravuze ngo kubwo kunyagwa kumunyamabaro kubwo gusuza umutima k'umukene none ndahaguruka ni Uwiteka avuga ndashira mu mahoro wacurira ingoni komera Imana amashyi. Amen. Soreka kuri jambo riri muri gitabo cy'umuhanuzi naho mu bice 2 ku murongo wa mbere na amagambo menshi nsomye ntari gutindira. Nahumu amuntu ageze kwa Nahumu di gitabo cy'umuhanuzi Nahumu ibice byaho 2 umurongo waho wa mbere umve icyo Imana ivugana nawe. ibice 2 umurongo waho wa mbere dore mu mpinga z'imisozi amaguru yuzanye inkuru nziza akamamaza iby'amahoro. Yego Yuda we komeza ibirori byawe byera higura imihigo yawe kuko umunyabibi utazongera kunyura iwawe yatsembweho pe. Amen. komera Imana amashyi. Hanyuma mbabara turirimba n'indirimbo imvugo yiwe ni hame n'umugabo w'umunyakuri ibiyanga birahari iyo yuguruye nawe ushobora kugara imvugo yiwe ni ihame tegereza umusubiza ubwarida bizoshika. haleluya haleluya abantu bumva ubugari yaparitse ko bazashika nibazamure haleluya 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 amina haleluya ukuri kw'Imana nimba hari ikintu Imana yamaye nkuko yari yarabivuze yamaye kuvuga ijambo nkarisobanura ko kandi akantu kandi ariko na uyu munsi ngiye kurasa ku ntego wavuze ngo amina haleluya amina haleluya kuva ibice 12 umurongo wa 13
haravuze ngo Mose asubiza abantu ati mwitinya mwihagarare gusa mubahuzwa murebe agakiza Uwiteka ari bubazanira uyu munsi kuko abanyegiputa mwabonye mutazongera kubabona ukundi. Bwira mugenzi wawe ngo iyi tariki ya none urava mu kato umazemo igihe. Murabizi ibyo bahure nabyo Mwegiputa bisimbutse ubwo buretwa, simbutse uko Mose yageze i Yetiro, ahubwo ngeze Imana atacerana nayo ku musozi Horebu, akabona umunsi igitangaza kitigeze kibaho mu mateka. Bwira mugenzi wawe Imana ikorera igitangaza kitigeze kibaho mu mateka. Imana ikireme. Haleluya. Haleluya. Niwo munsi yabonye ngo igihugu kiri kwaka ari kibisi, ku manywa y'ihangu kikaka kigashe n'ibikunguka, ngo atambikishwa no gukorera ishano rigufi. Ishano sha. Haleluya. Naho kumva ibyo yita ishano harimo Imana, kuvugana n'Imana. Haleluya. Haleluya. Ariko nta muhimbi iterano bazamure haleluya. Amen. Mose ati karame dikwetura mu Kinyarwanda mu kwihanirwa nasinze wavuze ngo amen. Guhamagara urinjiji ntiyagukoresha uriyo, igukoropa mu bujiji igatera ubwenge. Amen. Imana nasi. Yego. Amen. Imana nasi. Uvuga ngo amen. Amen. Maze mbitse kubwira abantu nta muntu utagira mwarimu. Hawe. Mwarimu araza kukibakandika. Haleluya. Akavuga uyu azapfa adashatse. Undi akavuga ngo uyu azapfa atabyara. Ukamushaka n'akamere nk'urushanga, ukanamubyara n'akamere nk'urushanga. Akavuga ngo ubukwe ntibuzakora, ukabukora kamwe, akagutega iminsi, Imana ikayitegura ikayituraho. Ntabwo ntega amatwi neza wumva icyo nkundira Imana, abarimu bajya batandukana. Namwe niko mubizi. Vuga ngo amina haleluya. Iyo marayika w'Imana aje, hari ijambo twajyaga twiga ry'igifaransa rivuga ngo efase rutabo. Yego. Yego. Vuga ngo amina haleluya. Efase. Efase rutabo. Hanagura ikibaho. Vuga ngo amen. Imana ikaza igasiba amagambo yavuzwe n'abantu. Yego. Vuga ngo amen. Wayigirira umugisha niba ujya kuvuga ngo ndi umwanya wanjye ndi Uwiteka. Haleluya. Ariko nanjye ndavuga Yego. Pela la sirigeri benimeni kide topiste edra. ikavuga ngo nubwo wavuze ko butaba nge ndi Imana n'ubwenge. Haleluya. Amen. Haleluya. Efase. Hanagura ku buzima bwanjye. Efase man. Efase. Kandi Imana ihanaguye yandika amazina mashya. Imana yandika izina rishya ku buzima bwawe. Efase. Mushumba efase. Efase lo taburo. Umva efase lo taburo. Ubukene efase. Imana ikubagira urusengero no kuri Imana. Imana amashimari kubagira. Yego. Efase. Imana iguteye inkunga. Mbonye Imana ikuba urufite ibyo ntibindeba. Imana ikubagira urusengero. Wakomeye Imana amashyi. Efase lo taburo. Muhanagura ikibaho. Haleluya. Uyu munsi wa none Yego. abantu banangira bakanampunga, basigaye bandika kwitana bakagira isoni, sigaye mbabwiriza nkanabigisha. Niyo mpamvu nababwiye ntugapfe kumena icyara cy'inyuma utazi kirimo imbere, kuko kirimo kizwi na nyiribanga. Vuga ngo amina haleluya. Niyo mpamvu
marayika w'Imana araje aravuga ati Efa soro taburo ahita bati muhanagura ikibaho mvuge ngo amina haleluya efase ariko reka mbabwire mvuge ngo amen hari umuntu wizeye ko ari ibintu Imana yasize uyu munsi ngo azamure haleluya efase ako konyine gusa efase Efa soro taburo ariko abavuga ukababanaho bakamye efase Imana igira ibintu ziba ku buzima bwawe ihindura amateka y'ubuzima bwawe ihinduranye amaboko bitandukanye wavuze ngo amen Efa soro taburo haleluya haleluya Efa soro taburo bahanagura ibyo banditse Dawidi yavuze ikintu gikomeye aravuga ngo kubwo kunyagwa k'umunyamurava no kubwo gusinza umutima k'umutima ariko iyi karitsiye ni wawe iyi karitsiye ni wawe kubite haleluya eshatu efase muzamure haleluya haleluya efase efase bahanagure sha haleluya kubwo kunyagwa k'umunyamurava kubwo gusinza umutima kumukene wavuze ngo amen Imana yanjye nyizera uyu munsi ntabwo nyizereje wavuze ngo amen amen niyo mpamvu umunyarwanda aravuze ngo uyu munsi umwongereza aravuga ngo today umufaransa aravuga ngo aujourd'hui Imana irabikora uyu munsi mubwira ngo ni uyu munsi uvuga ngo amina irabihanagura efase haleluya 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 simbutse Imana imaze guhamagara Mose ntabwo nzanye mvuze ku mpamvu yagiye atanga ikizima yumviye umuhamagaro ahagurukana n'uworo w'itaroni bakandagira mu gihugu cye gihugu ariko mbere y'uko Imana imukoresha yari yabanje gutanga ingabo nyinshi zipfa ku bwe murabizi ni inshuro yamuhishe ngo akabana n'amezi atatu akananirwa akamubohera akato akamumanura hasi aho Imana igateza ikibazo Teza ikibazo. ntavuze Imana iteza ikibazo ishaka gukemura ikindi Imana amashikana irangije umukobwa wa Farawo iti ndi Uwiteka Mutezi icyoke. usize ayo mazi y'iwacu ukamanuka hepfo hanyuma amazi abakenesha bidumaguzamo nawe uyagiyemo byakubera Haleluya. Bifima. efase imutekera ibiti cyoke efase rotaburo abasize amapusine y'iwabo bavuze ngo amen wagitongoka pestala sirigeri bini minikida babonye akato ahita avuga ati nimukanzanire ngo barakazana basanga ni umwana w'umuheburayo uryamye bwira mugenzi ngo abaheburayo ntitujya dupfa gupfa efase
ngo amen. sha efasi Nihuse bahanagure nihuse ako kanya wahita atanga itangazo ubushakire umure. Ako kanya naratanga mu bantu bapiganiye isoko ryo kurera umwana w'umuhungu witwa Mose. Shima Imana ko ari umuntu mwateye urutoki hejuru. Bwira mugenzi ngo Imana itegura mbere ariko. Imana itegura mbere. Umuntu ateye urutoki hejuru aravuga ati ariko mfite umuntu w'umuheburayo wamukorera ni ukuri kw'Imana ngo aragenda gitambuka atera intambwe ngo abazanye nyina wa Mose. Haleluya. Bavuze ngo amen. Nyina wa Mose. Haleluya, haleluya. Wakizana nyina wa Mose bajya mu biciro. Yego. Ugiye kurera umwana we akajya mu biciro agiye gukora amafaranga kandi ku mwana we. Babimushe kuko Imana itegura mbere. Bajya mu biciro amubwira ati umukobwa akamubwira ati twumvikane. efase Niba ugiye kurera uyu mwana ugomba bahanagure kuzakorera neza. Wabyumvise aramubwira ati kandi kiri kintu gikomeye kigoze nzajya niguhera igihe. Aramubwira ati unsaba umushahara wose ushaka ariko uzanderera umwana neza. Wavuze ngo amina, haleluya. Nyina wa Mose aravuga ati njyewe na rwose nzamukurera neza. Kubi ntabwo azi ko wavugana nawe ari nyina w'umwana. Vuga ngo ni nyina w'umwana. Haleluya. ngarambe we efase Efase utagusha. Imana ihanagura kandi ibitanga n'ibishize kabamo igatanga n'impoza amarira. Impoza amarira n'ibishize kabamo Imana imashika. Vuga ngo amen. Nyina Mose aragenda rero umwana kigozi yazi kazira ku gihe umushahara ukaza buri kwezi kubera Imana kubera ko bavuga ngo impamba y'umwana ikiza nyina. Nyina wa Mose akeraga kubita umwana kwibere kigozi yaza nawe agatsuma. Uramenya, haleluya. Harya ninde niwe ho wabivuze ngo Imana ibibanyaka ibiduhe. Imana yanyeze umukobwa wa Farawo kugira ngo Mose akure neza na nyina wa Mose abeho neza. Haleluya. Bavuze ngo amen. Haleluya, haleluya. Twimutse umurumva katatara kavuyemo. Ubwo Imana ntiyagize ibintu isiba ku buzima bwe. Ubwo ku buzima bwa Imana ntiyagira ibintu isiba. Urumva kwizera. Haleluya, utsinzi ku buzima. efase Haleluya. Umuntu uvuye mu kato kuko nabwo Imana itegura mbere. Niba Imana iteguye nk'umucunguzi mu Bisiraheli niwe ugiye kubavana mu Egiputa ari kumwe n'Uwiteka. Navuze ngo amina, haleluya. Ibimenyetso 10 byabereyeyo. Haleluya. Vugeho kuri bitatu usenga n'Imana. Ibimenyetso 10 byabayeyo bitatu. Bwira mugenzi wawe ibya mbere barabipirase, ibya kabiri ntabyo bazapira. uyu mwana nawe rero Hari Imana yahanaguye ikandika ko ya efase karamfashije sha ndakwita efase rotabu narwamagana deperi yaho ugezeyo banyita efase rotabu niko banyita. Haleluya, haleluya. Ndakubwiye ngo ibya mbere barepirase ariko ibya kabiri ntabwo bazagira ngo Mose akigerayo kuko twagiye gusimbukamo ibintu byinshi ariko ngo afata inkoni Imana amubwiye kugendana nk'ubutwari ayikubise hasi. Farawo araseka cyane aravuga ati byoroshye, ahamagara abo bita abarozi cyangwa se abo bita abakonikoni ngo bo bakora nyinshi bamwe batari babipirase ntibari babipirase. Umva igitangaza cya kabiri, Mose asingi inzoka ye itoragura inzoka z'abakonikoni irazimira.
murabyibutsa ayo mateka ubu igitangaza cya gatatu Mose asenyera inzoka y'umurizo irongera iba inkoni iz'abakonikoni ntabwo Haleluya. komera Imana amashyi. Ibi bivuze iki? Biravuze ngo hari ibintu Imana igiye kurangiza ku buzima bwawe. Amen. Nabishime. efase Niyo mpamvu mbabwire n'aka kantu vuga ngo amen. Niyo mpamvu mwihangane ubwo ni njyewe buri muntu wese agira uko yizeye. Imana itinya Marie Jose ngo yatambutse ku rukuta ngo ni umurozi yohereje. Iyo Mana igatitizwa na Marie Jose. Hagena Imana Jean Pierre ntabwo nzayisenga cyane ntabwo nzayisenga. Imana iratitizwa n'umucuraguzi warayabyina igahabuka igatitira ntabwo yo nayisenga nta n'icyo yaba imaze mu kuri bw'Imana. Ngubwo mbabwire nawe iyo Mana ntabwo nayisenga, iyo nibaringa ntabwo nayisenga. Umva iki? Iki tukaba twibereye mu bihe byiza ngo umurangi yinjiye ngo atubujije ibihera kigacika ngo imbaraga z'abarangi ngo zinje. Imana ititizwa n'abarangi ntabwo nzayikorera. Ntabwo nzakorera Imana itinya abarangi. Ugasanga abantu bibereye ahantu mu kumba bikubitse bari mu byiza ngo wiga umurangi n'uwari uri mu mwuka akawuvamo. Iyo Mana ikura abantu mu mwuka, iyo Mana ititiza abantu ikabatera ubwoba ikabatera igahamuka. Hagera Imana Jean Pierre ntabwo nzayikorera rwose nibyo ntabwo nzayikorera. Ukaba wuzuye umwuka wera ufite imbaraga z'Imana umurangi akagutitiza. Iyo ntabwo ari Imana itinya umurangi. Imbaraga ze zirakomeye. Ubuse ziruta imbaraga z'Imana zatandukanije inyanja Abisiraheli bakabona inzira bakambuka. Iyo aba gutinya iyo Mana reka amabwire tuyivuga tuyizi ntabwo tukivuga iya Pawulo. Nyogokuru wa papa yari umupfumu. Bari barandaze ubupfumu bwe mu bintu banyagiye iwacu nkaba mu mateka yose ayo yose. Imana yari ivuga nzahindura ubuzima. Nuko bateye inzuzi igitambo kikanga gukora kiranga. Umupfumu arababwira ati muzabona amahoro ya mwana apfuye. yego sha Kumva uwo bavuga ngo Imana ikandikira aho sha efase tabura bavuze ngo efase ngarutse kubwira abantu ntukababazwe n'uko abantu bakwanze, ntukababazwe n'uko abantu bakuvuyeho. Hari impamvu Imana yemeye ko bacomoka. oya gasubiramo hari impamvu Imana yemeye ko bacomoka. Reka mbabwire nyuma y'umuntu hari undi muntu ushaka wabyumvishe. Ikibazo ni kimwe keretse utagifite Imana warayitakaje. Ariko ufite Imana, Imana ifite abantu, Imana ifite abantu. Hari umuntu ubyumvishe ngo azamure haleluya. efase Kandi ikindi mbibutse Imana iraterana ntikuramo. Abantu bakuramo ariko Imana ntikuramo. Ahubwo Imana iraterana. Umva igisubizo ahantu kiri. Imana ibwira Ezekiyeli 3:7 aramubwira ngo aravuga ngo ukuboko k'Uwiteka kwangizeho. Ansohora ndi mu mwuka mama mu kibaya cyuzuyemo amagufwa yumye. Azenguruka nawe yakikije hose arabaza ngo se mwana w'umuntu aya magufa yabasha gusubira kubaho? Namusubiza ni mwami w'Uwiteka n'ubizi. Aravuga ngo hanura mwana w'umuntu yabwire ngo yemwe mwa magufa yumye nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Dore ngiye kubakwizaho inyama kwizeho n'imitsi borose uhumba humekemo umwuka wanjye mubone ko n'Uwiteka. Nyihanura ubwo nategetswe igufa risanga irindi ryacu. Ntabwo yarateranye. Ntabwo Imana ateranye. Ntatinze komera Imana amashira atera. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana yacu irateranye ntabikora. Nicyo gituma mwene Yesayi bamukuyemo bamuta ahantu hari, ariko Imana ije guteranya abo umwami arabayobora. Efase utagusha. Ntabwo hari ibintu Imana itagirebaho, hari ibintu Imana ititaho, ntikora iperereza ku buzima bwawe. Ahubwo iriyizira. Mubwira ngo iriyizira. efase rotaburo
ako konyine efasi bahanaguye ongera yikubite bakwikize kuruta nka zingahe bakwikize efasi umva nihuse imana Mose yabakuye mu gihugu cy'Egiputa bageze ku nyanja inzira yarabonetse umva ikintu gikomeye umwisirayeli wa nyuma avuyemo wa nyuma akandagiyemo imana iti ya nkoni wakoresheje ngo amazi arabarenge imana igira ibintu irangiza muri terano kandi birangiza wari uzi ko imana ikoze igitangaza amashimwe menshi mu kanwa kawe urugero ejo bundi umuntu yarampamagaye arambwira ati ndabizi ko utabonye bonane ngwino njye kuguhabonana ngo yaragiye kungurira yaravuye ivuga butumwa muganga mbe nagiye imvura yaguye akagezi nari kwambuka mbe ndanyere nsanga huzuye mbe nikubisemo telefone ataka rimarukamo hasi mpita njangana mpita nyikurikirayo nyikuramo nyikuyemo iraka bahita banampamagara undi imana itarakoze igitangaza ufata telefone ntikagwa hasi mu mazi ukayicumira ukayishakamo ugahita unayibuka ni ukuri kw'imana ababwira hari ibintu imana igikora wavuze ngo nina haleluya ikindi cya kabiri ukagira ngo sanatinya kubikubwira ejo bundi nyiri inzu anyirisha aravuga ngo abarwayi ntibishyura kuko ngo ntegerejeho amezi angahe abiri mubwire nyihangane aravuga ati nkwaye peyave y'icyumweru nanjye kuko nakunda kurohanya ndavuga n'umutima mwiza ntazi naho uzakura amafaranga wabyumvishe ejo mbe nigure nsanga ndi kwisengera umuntu aba arampamagara ubwo akaba ari umuntu waje mu rugo bamurusa amaso yivuje kwa muganga byanze aza bamurandase ageze mu rugo nkimurambika ikiganza ataha areba amahembe yari arimo amavuyemo yambwira ati nkurikije imana ikurimo wishyuriye inzu neza kandi arangije aranambwira ati nzagumya nkore n'ibindi imana yarasibye imana ikoze igitangaza haboneka amashimwe umugabo witwa Mose na Miriya haleluya bageze hakurya y'inyanja kugira ngo amen bahita bategura igiterane batari barapanze ako kanya bakoresha konseri bavuga ikintu gikomeye mu farashi n'uwihetse uwigize gute uyirusha mu nyanja komera imana amashyi kuko ishoboye twasomye ngo mu gicuku cyane uwiteka yitamuye mu nkingi y'umuriro n'igicu yitegereza n'ubuzima bw'Egiputa bacikamo igikuba akura inziga ku magare yabo bituma akubita ruje cyane abanyegiputa baravugana bati duhunge abisirayeli kuko uwiteka abarengera akarwanya abanyegiputa imana irwanya umurozi wa korogata wavuze ngo ni haleluya gutangaza igitangazo mbonye ikintu ku isi mu gihe mbaye mbonye ikintu kitajya kiyoba ariko mbonye n'ibintu byinshi biyoba urumva atari ibintu bihabanye reka babwire umugambi w'imana ntabwo ujya uyoba niyo bamena haleluya niyo mpamvu imana ireka abanyamagambo bakavuga yego n'abasebya bagasebya ariko marayika w'imana yaza akavuga ati eva zorota akaguhuza n'umugambi wawe n'umugambi wanyu ku buzima bwanyu imana ikora icyo yavuganye natwe bavuze ngo amen akandi kantu bavuze ngo amen hari abantu ujya kuvuga barihandagaje no kugira ngo bigishe ijambo ry'imana bagatangira abantu bahanura ibitangaza ariko reka mbabaza imana ivuga ibibi ni nayo ivuga n'ibyiza si nk'ibyo byose se akanwa kahanuye ibibi niko kacumiye guhumuriza reka mbabwire ivuga ibibi ni nayo ivuga n'ibyiza wavuze ngo amina haleluya ivuga ibyo reka mbabwire imana nge naje kubabwira abafite abakozi bo mu rugo mwihanga umuntu afata umukozi bakajyana mu rusengero bakajya gusenga akamubwira ati heka umwana tugenda iyo bageze mu rusengero nubwo mu rugo yaba mukunda ariko hari ahantu atarenga ariko bagenda kandi iryo jambo baryubahe kwitwa umukozi na Bibiliya avuga ngo umuntu ukora abandi ni imbata yo mu rugo agomba no kububaha nta cyaha kirimo ariko iyo bageze imbere y'Imana
kugira ngo amen. Amen. Iyo marayika w'Imana aje gusiba ibyavuzwe n'abana b'abantu, araza ku mukozi akavuga ati umva mwana wawe, ndi Uwiteka nzakugirira neza. Akagera no kuri nyirabuja ati umva mwana wawe, ndi Uwiteka. Imana itagira abantu abantu ku butoni, agakora ibyo gukiranuka, wowe Imana iramwumva. Komera Imana amashyi. Imana ivugana n'umuntu waraye ariye, ikanavugana n'uwabibuze. Rimwe njye gusengera muri Methodiste Kagugu mu Kiyovu cya Kagugu, bantumiye kuwa gatatu, ariko mba ahantu bitisha ari mu buvumo byaracanze. Umuntu ambonye ngo nawe tuvuta ariko ntiyamenye ibyanjye, nawe jya wirinda kwinyanyagiza ati Imana byose irabizi. Abarantumisha ahantu ngerageza kwifata neza ngo nicare ku ruhimbi, bagize ibihe byiza umuhanuzi ati Uwiteka baraje ngura ku ruhimbi, ngo nanjye ngo naje kuvuga Imana. Arangije ati umaze igihe uvuga ko nakora saba icyo ushaka. Nkavuga Imana ubwenge, umuhanuzi ati no nkavuga Imana ndavuga ko navuye ndaturutse mu mwobo umutima ariko Yesu aho ngenda bituwe shitani wabagije ari mu mwobo, shitani abaranyoheje aho utekereza ko inzira zanyu ntabwo ariho zica. Abarangata abantu bicaye aha ngaha, nuvuga ko waturutse mu mwobo leta bagukodeshereza inzu zo kuba yavuze ni wamana kuba mba ndi mu mwobo kandi uvuga ko wampamagaye, wo nta soni bigutera. Nta gihumbi nakuye aho inzira yarangiye, ariko Imana irihariye avuga ngo Uwiteka uzagaruka urushire. Mw'icyo cyumweru mbe ngiye ahantu mu kagurupe abantu batatuganiza ijambo ry'Imana, mbe ndayivuza Imana ikuntu umuntu wivuga neza ati nawe ibyo bivuga neza. Nigeze bivuga neza ko umuntu impapuro inguye mu bishara, mu kuryama mu bishara ntiyosa igikote n'amazi ibimpaye mato. Ako kanya nivuze neza umuhanuzi watuze igitaramo ati ati ni Uwiteka. Reka mbabwira abahanuzi bariho, Imana ihuza n'ubuhanuzi. Umwana wanjye abahanze natabona aho ndabisha, Imana yirirahe ngo ntuzongera kuba hanze. Kuva umunsi ntabwo ntibahanze.